mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Iryo ni ryo jambo ry'Imana muryakire. Uyu mwanditsi w'iki gitabo cy'Abefeso ariwe Pawulo yaduhaye impuguro nziza, atubwira ko dukwiye kwitwara muri uru rugendo. Uru rugendo ugomba kugenda wikingiye. Nutikingira uzahura n'ibikurasa byinshi, uzahura n'intambara nyinshi zikurwanya. Ariko arangije aravuga ngo ibisigaye mukomere umwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Namwe ndababwira bene data, ibisigaye mukomerere umwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Epfo yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ese ugomba kwambara intwaro? Buriya abasirikare bari hano baba bazi uburyo bazi kwikingira, byo mbivuga babyumva cyane. Uburyo iyo ugiye ku rugamba ugomba kuba wikwishe kugira ngo umwanzi atabona aho arasa, kugira ngo ube uri umuntu ushyitse nagerageza, kuko ibitero bye by'umwanzi n'ibyo bicogora. Burya niyo usinziriye waba ari gukora. Niyo mpamvu ugomba guhora uri maso mu buryo bw'umwuka. Wanaryama ko turarinzwe, nta kibazo tuba dufite. Imana iraturinze n'ukuri, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umwanzi hari ibintu agenda yimika mu bakirisitu, bakaterwa n'uburiganya bwe kandi bakumva ko bari mu rugendo. Abo rero tugomba kurwana n'umwanzi, tukamenya aho yinjiriye. Twamara kuhamenya tukavuga ati have Satani, ntabwo ari ahangaha, ntabwo ari ko bigomba kugenda. Umwana w'Imana ntabwo ari ugomba kwitwara, ahubwo agomba kugenda neza. Imbaraga zacu rero zituruka mu kumvira Imana kwacu. Iyo twumviye Imana itwambika n'izo mbaraga kandi iradukomeza ikaturwanirira. Kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri, ntabwo dukira n'abantu bafite amaraso n'umubiri. Hari igihe uriya mugenzi wawe ukagira ngo ni mwanzi wawe, kandi si mwanzi wawe. Ko turwana n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere, iyo ngiyo niyo igenda ikamukoreramo. Ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Urumva iyo myuka mibi ntabwo wayimenya utari mu mwuka. Niyo mpamvu ugomba kumenya, ukamenya uti mbese izo ntwaro kugira ngo uzimenye ni ukuba nawe uri mu mwuka, ukabona uburyo uzambara. Epfo yazitubwiye, batubwiye yuko ngo nukuri mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ku munsi mubi hari igihe umuntu agera mu kigeragezo ukabona umuvandimwe ntacyo yakumarira, ukabona nta n'uwakurengera, ukabona nta n'uwagutabara. Ariko ufite intwaro zose z'Imana, Imana yavuga ngo mwana wanjye ndagukunda, witinya ndi kumwe nawe, ntukihebe, erega nzajya gukomeza, erega nzajya gutabara. Ese niki kiguteye ubwoba? None se muri Bibiliya ntutinye ni inshuro yanditsemo inshuro 365. Buri munsi Imana irabwira ngo ntutinye. Niki kiguteye ubwoba? Witinya, Imana iri kumwe nawe, kavuga ngo ndakurwanira. Yagera ikavuga muri Yesaya 54 ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, ngo n'ururimi ruzagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ngo n'umurage w'ingaragu w'Uwiteka. Asuga Imana n'iki bitavuze? Mutegereje ko ndi kwitigise nkazaguhanura, kandi ndi guhanura. Muze kugenda muvuga ngo ntabwo Imana yavuze birabareba. Yatangiye ivuga ntumutinye. Erega iranavuga ngo ahari bazaterana, ariko si izabateranyije. Ngo nuzakoranira wese azapfa ari wowe azize. Bose ariko Imana bitavuze. Imana ibizi ibiturwanya. Imana iratuvuganira, ikatuvuganira tutabasha kwisobanura. Erega ababi ntibasinzira, ntibaryama. Ariko twambaye intwaro zose z'Imana turabanesha, tukabasha gukomera ku munsi mubi, kugira ngo tudahagara dutsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Muhagare mushikamye mukenyeye ukuri.
abakozi b'Imana abakristo birasaba ngo duhagarare dukenyeye kwambaye ukuri. Buriya umuntu ikintu cya mbere agomba kwambara umukandara. Iyo wambaye wakenyeje neza umukandara ntabwo icyo wambaye gishobora kugwa. Iyo ufite ukuri rero, ukuri kuratsinda. Abantu bashobora kukurwanya ariko iyo uvuze cyakoze kuri gushobora guca mu ziko kugashya, wenda ntigushyeye ariko ngira ko gashya. Je si ikibazo. Ariko kazavayo ngo disi yarabivuze. Ariko bagiye. Ariko ntacyo. Ariko ushobora no guca muri umuriro ntushye. Numuzi abanyuzemo. Sadura Meshaki na Abedenego ntimuzi ko banyuzemo. Ariko basanga marayika w'Imana yabatanze kugeramo. Bageramo Nebukadinezari yarangije aravuga ati ariko uko nashyizemo abantu batatu. Undi wa kane we aravaye. Agira ikibazo. None rero ikintu cyashimishije. Ababafashe ngo bajye kubashugunya yuko bari itanura bari barikajije ngo bongere barikaze inshuro 7. Abagiye kubashugunyamo nibo bagiye bafuyamo. Nibo bagiye gupfa. Abo bashugunyemo bavamo ngo n'agasatsi nta n'umukubanukaho umutse. Urumva ko Imana itangaje. Imana ni nziza. Rero tugomba guhagarara tugakenyera ukuri. Ntimugatinye kuvuga ukuri kuko umutima yanyu. Ujye muvuga kandi mutabeshya. Mugashyushya inkuru z'abaturanyi. Abantu benshi bagenda babeshya. Ariko iyo uvuga ukuri, je nyimara gukizwa rero nasabye Imana bitatu. Cyambere nayisabye kwenge uva kuri yo. Nisaba cya kabiri, nisaba kuvuga nshize amanga nta muntu ni. Cya gatatu nisaba kuvuga ukuri nk'uko kuri muri njyewe. Njyewe rero akenshi hari n'abatankunda uko mvuga. Ariko Imana ikankunda. Kuyo ntabivuze nanjye riciro wazo. Ngomba kubivuga. Ubwenge rero yarabumaye ntabwo ari kubeshya. Yamaye no kumenya ibyo nashaka kumenya. Kuko Imana ni urukundo. Iyo uyisabye irabiguha. Nawe rero ugomba guhorana ukuri ukabona niba ari icyakiza umurimo w'Imana ukakivuga. Utitaye kuko abantu bari bukubone. Ntimukabere intinyamaso. Timoteyo yari intinyamaso. Abantu bamurimo ari intinyamaso. Batiteranya, mushomba tambona nabi. Ibyabasha gukiza reka da. Pawulo yamwandikiye urwandiko rwa mbere n'urwa mbere utaramugera amwandikira n'urwa kabiri. Ko yari intinyamaso. N'umurimo w'Imana bubamo. Mujye muvuga ukuri nk'uko kuri muri mwebwe. Icyatuma umurimo w'Imana ugenda neza ibyo gihagararamo. Imana izakugira neza kandi izakurwanira intambara nziza. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Buri iyo wambaye gukiranuka murabizi babandi ku rugamba w'icyuma gikingira igituza murabizi nyine babifurebe cyane buri arawundi kwe bakabyumva neza. Ni isasu bariteye ntabwo uri gufata. Kubera ko ufite igikingira igituza. Niyo mpamvu mugomba kwambara intwaro zose z'Imana. Iyo munsi ibitero by'umwanzi ntibizareka guterwa. Kuko ahora ashaka icyatuma usubira aho wavuye. Wowe warurushye, wari wararemerewe uri mu busambanyi bwarakwishe, wowe wari uri mu bujura, wari uri mu businzi, umwanzi abashaka ngo wongere usubireyo. Ariko yateye ibyo bitero by'iyo myamba akayirasa, agasanga uri maso, agasanga ufite ikigukingira, icyo gihe arakubita akagenda. Niyo mpamvu rero mugomba kwambara intwaro zose zo gukiranuka, mukambara icyo kibakingira igituza kugira ngo umwanzi atabonaho arasa. Ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ugomba guhorana ijambo rigukomeza. Ikindi ugomba kuburira abagenzi bawe. Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose. Mugende mubabwire inkuru nziza. Ubwo yatumaga abigishwa be 70 yatumye babiri. Aravuga ngo nimuzagire icyo mujyana urugo aho bazagenda bakajya baba amahoro muzayabahe. Mugende nimugire icyo mwitwaza. Hanyuma mugende muvuge. Baragenda rwose bavuga bakiza abantu rwose indwara zirakira abadayimoni barahunga. Nuko bagarutse baza bishimye. Aravuga ati man usigo natwe abadayimoni batwumvira. Aravuga ati ngewe nabonye Satani amanuka abashaka ariko ntimwishimire yuko mwakijije abarwayi cyane abadayimoni babumvira. Ahubwo mwishimire ko amazina yandikwa mu gitabo cyo bugingo.
nicyo cya mbere ugomba guharanira. Ugomba guharanira kumenya yuko igitabo wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi Imana itoranyije igutoranya kugira ngo ugende ubwire n'abandi. Bamwe barushye baremerewe nabo basange. Ariko nimwari muzi ko Isayi twabagamo. Umuririmbyi 130 yaravuze ngo kera nari umwangizi mu mitima. Kera twarabangizi dukora ibyaha rwihishwa abantu batamenya. Ariko tumaze kwizera Yesu nk'umwami araduhindura tubabashya. Ni mwebwe rero ba mbere bo kugenda mukajya kurarika abantu bakaza bakumva inkuru nziza. Mama mwakoze cyane kumvira Imana mukaza mu nzu y'Imana kandi mukayivuga. Kuva namenya Yesu naramemukira kandi ntazanamemukira, kandi nanjye sijya muhemukira. Iyo ntakoze icyo yagomba hari gukora ndarira nk'aba. Uyu munsi hari igihe ugenda wihanagura inkweto yawe, wagenda ugahora n'ivumbi, ariko n'ivumbi ryagezeho ashaka agatambaro y'uruhanagura ukomeze urugendo. Mugateraganwe n'imirabo, ntimugateraganwe n'ibiza. Maze kumenya Yesu namukomereho ko ntabwo ajya dutererana mu bikomeye, atuba hafi. Nibwo butumwa bwiteguza mwambare uyu munsi. Niba guhaye kuvuga ijambo ntukagende ngo uvuge ibyawe. Hari abantu bajya bumva bakumva ko apotre ari icyubahiro. Ntabwo apotre ari icyubahiro. Uyu uri intumwa y'uwagutumye. Nta cyubahiro rero kintu, ahubwo hashimwa nde wagutumye. Abenshi rero ko batabikora mu mihamagaro, babikora bishakira icyubahiro, baraguye. Ko mu cyubahiro baduha biri mu biduhiga, biri mu bikuhiga. Yuri umunyabwenge rero avuga tereka karangariye. Icyubahiro ni icyawe Yesu kigumana. Imana ntabwo uzagisangira. Icyubahiro twita bishop, apotre, reverend, bitangaza, bamushuba, ibyo biri mu bikuhiga. Uziyo bakugize dirija, uba wumva isi wayifasha. Kera Isayi yageraga ukabutarazanye nafungaga imiryango. Simbajije wese umuntu akejwe n'iki, reka ta ejo ntuzanaririmba. Kandi wenda yari afite impamvu, ariko bitewe nyine hari ishyaka ry'umubiri ryaritagira n'ubwenge. Ariko mujye mugira n'ubwenge mu byo mukora. Hari igihe usanga korali n'abantu bahura n'intambara nyinshi, bahora barwana igihe cyose, ariko nibo ba mbere bahura n'amakimbirane. Abaragenda agasenga amasengesho iminsi 3 batarya batamu, ariko bakajya kuyasoza bavuga kanaka ntabwo yaje, ntabwo asarimba ku cyumweru. Ibyo bikoryo wowe kandi ntabwo bazi yuko batangiye amasengesho we ayavuyemo. Erega abantu no kurya barishida, cyangwa se bafite izindi ntambara ntibanamubajije. Ntakanirimbe ntabwo asenze, ntabwo bazi impamvu. Mujye mugira n'urukundo, kugira ngo Imana ibagire neza. Cyakoze witwara nabi, Imana nawe nimusanga ahinduka. Mukaze akenshi tujya mu mihamagaro itari yacu. Iyo ugezemo rero uraruhanya ugahora uteza ibibazo igihe cyose. Ninde ni kanaka, kandi abo ngabo ntibava mu murimo, nicyo kibazo. Wewe wananirwa gukora neza, ariko we ntanasiba. Abakora igihe cyose ari aho ngaho. Ariko mu itorero burya habamo abantu 3, kandi ababikunda utabikunda bagomba kubamo. Habamo uwubaka, hakabamo uwubakirwa, hakaba n'usenya. Kandi bose n'abakozi b'Imana. N'umusenya n'umukozi w'Imana. Uwubaka rero niho rurwana, avuga ngo ndebe Imana umurimo wagenda neza, kavuga Mana zino ntebe zirarwaye bimeze gute, ese uyu muziki ugomba kugenda neza, akitanga. Kandi abatanga ntabwo batanga ko byabasagutse, ahubwo n'umutima w'Imana agatanga. Noneho rero bavuze kwitanga, hari unuvuga nakazi kanjye matanga. Ntabwo arwanya n'abatanga, ariko nta kindi, nta mundi musanzu. Nungu nyine n'ubakirwa aho ngaho. Usenya rero arahenga babandi bubaka bimwe bageze, abavuga ntibikabeho. Ntabwo ushaka ibingibi byubakwa, akashaka uburyo bisenya. Urya rero n'utuma dusubira gusenga. N'umukozi w'Imana n'utuma tutira.
hari igihe tuba tumaze kwira avango rwose umurimo w'Imana urimo kugenda neza nta kibazo rwose unange natuza kandi kavuga ati naguza amakuru yari umukozi wanjye agiye kugusubiza ku rufatiro. Uriya rero nawe tugomba kumubana nawe babikura utabikura ntaho ajya. Iyo agiye haza undi ufite noneho ukanakurusha ubwa mbere. Niyo mpamvu rero ugomba guhora uri maso uri mu mwuka kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ko yavuze ngo mwakire agakiza kabe ingofero. Niba umaze kwakira agakiza, niyo mpamvu abantu baza mu nzu y'Imana twese tuza turushye tugowe, ariko iyo twakiriye agakiza katubera ingofero, katubera umutaka, noneho tukihishamo. Umuntu aza mu rusengero yarakaye yazinze umunya, buriya niyo mpamvu yewe nkunda kuzigera mu rusengero mbere bibaza ibiki bazinze umunya, ariko uko bagenda baririmba, buriya baririmba bakora umurimo, mukabona bagira intambara ariko bakora umurimo ukomeye. Uko umwanya ugenda kubona ari guseka, mukanya bavuga ba Diane bateza ibintu byabo, noneho bakavuga bati Imana iravuze rwose sawa, agataha agira ngo wenda cyanyerezo cyavuyeho nawe kiba cyagiye usohotse kiba kigutegereje, ariko uri mu wanaruhutse wanase bamunya wanshize rwose, hanyuma iminsi ikicu bikagenda neza. Niyo mpamvu rero tugomba no kugira kwizera byagiye neza. Hanyuma ngo mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Gusenga nkunda kubibwira abagiye tubatiza, gusenga nibuze umuntu kuyoba. Iyo usenga udasoma ijambo ry'Imana urayoba, kandi iyo usoma ijambo ry'Imana udasenga nakurayo. Rero ijambo ry'Imana ugomba kurisoma, ariko usikwirirwa mu kazi ukabura n'umwanya w'iminota ingahe ngo usome ijambo ry'Imana. Imana ibakubwira iti ibyo wirushya ni ibiki mwana wanjye ko gukunda, wihagarika umutima, reka ndagukunda, nakunda niko kubireba ngo ikubwire ko igukunda. Ariko Imana ivuga ngo mwana wanjye ndagukunda, mbona aho nibyo birahagije. Kuko Imana tugomba gutwara inkota ariyo jambo ry'Imana. Hanyuma umurongo wa 18 yavuze ngo musengeshe umwuka iteka. Mu buryo bwose bwo gusenga tugomba gusengesha mu mwuka, uburyo bwose bwo gusenga. Yewe niba ubona kwicara bikunaniye, haguruka ugende usenge, ugendagende. Ese iga uburyo bwose bwo gusenga, wige gusenga unacecetse. Niba wirinde urusaku, hari igihe musakuza mukabwira Satani akamenya iby'imigambi yawe. Hari igihe urwana noneho bucece ukazengurwa, turi imbere ya ndirimbo y'Yeriko, ugira ngo Yeriko hari ikindi cyahishenye. Bazengurutse bucece, barazenguruka ku inshuro 7. Ku munsi wa nyuma noneho bazengurutse nanone inshuro 7, kuko wari umunara ukingirawe cyane. Ariko bagiye kubona bati biritangiye kubise hasi, Yeriko irariduka. Yeriko rero ni ya misozi yacu, ni bya bigeragezo, ni za ntambara, ni bwa bukene. Iyo yose tugomba kuyirutura mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu uyu munsi bicara bavuga uriya ntakabeho, uriya dushaka kumukenesha, ntakabe muzima, dushaka kumuteza amagisida. Mujya mubona amagisida menshi ni Satani yateza, abashaka kugira ngo tubone turi ibimuga, ariko ntabwo turi bo mu izina rya Yesu. Amen. Kuko Imana iraturwanirira ikatubera amaso. Musengeshe uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Niyo mpamvu iyo bakizeho amasengesho yo kwinginga ntukayaburemo. Ugomba kwinginga ukavuga uti Mana ntabara, urugo rwanjye rutabare, Mana nkeneye ibi n'ibi. Nta handi dusaba ni kuri Yesu. Hanyuma usengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi ngo kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso. Ni mube maso musenge. Yesu yabwiye abigishwa be, nawe ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Iyo umuntu atari gusenga ajya mu moshya, akumva inkuru atakwiye kumva, akirwa umusika warokore. Uri iyo ushaka kugira ngo umenye ikintu ujya mu barokore, nibo banyamakuru beza. Umva kana waruzi ko byagenze. Iyo ushaka gutanga itangazo n'uri kwiga
ujya gutaha ryageze aho rigomba kugira. Ntabwo bagihura ngo baganire ku buryo Yesu agira neza. Uriya mugabo nahaguruka basibuze yitwa Nibaseke, nahaguruka uri yitwa Nibaseke. Uriya rero ndamukunda byatari. Uriya twajyaga tujyana twamenyaniye mu murimo w'Imana, yari perezida wa korali nkaba umubitsi. Ariko ngewe nari umurwanyi mwiza si kurwana, we rero yaratuje ni umunyamahoro. Rero twabaga rero twaragendanaga tuvuga mu by'Imana, nkagenda nkamuherekeza, yaratuye Nyamirambo nanjye ntuye hari hafi korona turakora. Hanyuma nkamuherekeza tuvuga uburyo tuzayobora korali, tuyivuga neza nta bindi tuvuga. Twenda tukagera iwe akongera akamerekeza tuvuga Yesu, nta bindi, akongera akageza mu rugo nkongera nkamuherekeza tuvuga Yesu. Twagera aho rero tukabona abo twiriyeho tuvuga Yesu. Buriya rero ndamukunda cyane, atari ari na pare wanjye, ni nawe wamvugiye n'ijambo ko sinarindi Yesu nari nzi gutereta. Ngewe naragendaga amubwira ibyo wari buvuge maze akajya kiyabuza amagambo, nanjye nkagenda rwose ntuje avuga yaba kabiri ukaba yamutwaye ariko ntiyari kurushaho kubera imbaraga z'Imana. Abantu nimuhure muvuga ijambo ry'Imana, muhure nta kindi muvuga. Yabaye pare wanjye nanjye mbapare. Uriya ni umuntu muzima, ntabwo ajya ahindurwa n'igihe. Igihe cyose hari umukirisitu muhura agahindurwa, twamenya 9 numva imyaka ishize, ubushuti bufite n'izingane. Ariko dusengeshe umwuka iteka, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Ntukizirikane ubwawe, ujye uzirikana abera bose. Itorero ry'Imana ujye uhora urinira, musengera abashumba banyu kandi Imana izabagira neza. Kadusome Yosuwa igice cya mbere, Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo, Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5 haravuze ngo, nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone ko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si njye ubigutegetse? Ni ugukomera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Gusa ngo Yosuwa ntiyahawe isezerano ryiza, namwe ngo nakomera shikame, nawe Imana iravuga ngo komera ushikame. Kandi biri muri iki gitabo, biri mu ijambo ry'Imana, ujye ubihamisha akanwa kawe ku manywa na nijoro, aho uri hose. Ubujya bwose abantu ntabwo bakeneye kubabwira ngo muri za Matayo na za Mariko, bakeneye kubona ubuhamya bwawe, bakabona imbuto wera. Uyu munsi abantu benshi bavuga Imana ariko bakayihakanisha imirimo bakora. Ese murokore, niba uri mu kazi ukaba udakiranuka mu kazi, burya kera wabyishe. Bavuga ngo kugira ngo mbere nk'akana nabi, burya uba wangije ubutumwa bwiza. Ariko nabona imirimo yacu myiza, bakabona gukora neza, bakabona ese uziko hari igihe muzi igikorwa tugiye kujyamo cy'amatora. Muracyiteguye? Kuri 15 n'ubu kwa karindwi
uyu munsi uzi kugira ngo batoranye inyangamugayo, bashaka inyangamugayo bayibure mu barokore. Mwari muzi ko twagombye kuba tuyobora isi, ariko barayegura bagasanga umurokore ni manyanga, bikaba ikibazo. Bagashaka bajya kureba bakavuga se mu mudugudu bajya gutoranya umuntu uzafasha abandi bakamubura. Bitewe n'iki? Ni wewe munyamazima, niwe wiri kutishimira iterambere ry'abandi. Ariko tugomba guhagarara tukaba abagabo nyabagabo, tugakomera. Kuko Yosuwa baramubwiye ngo ibiri muri iki gitabo ntukarebe kubihamisha. Iramubwira ngo ubwo Mose yaramaze kugenda, amaze gutanga, yaramubwiye ngo ukomere ushikame, uzabashe kwambutsa ubwoko bw'Imana. Yeshima Imana. Iyo nje ngasanga mushuba Imana igumugisha kw'ijoro, iyo nje ngasanga ubu ngubu, iyo nza ngasanga abantu nabatije batakiri muri urusengero, ntibyari ikibazo. Ariko yabashubye neza. Komereza aho ngaho rwose, imbaraga n'amavuta y'umubeho. Buriya abantu benshi, ubundi mwebwe ugomba kuza, bamwe bose babahanuzi bagenda bahutaza, n'abandi bahutaza baraza bagera kwa mushumba, yo nama yanjye, yo ese wahuye ati yaguhutaje, yo ngwino, akakugira, akakomora, akakugira neza. Mu nzu y'Imana ni heza. Mujye muba namwe mube muze mwegera abashumba babo, mubabwire bakubwire iby'urutse imitima. Kuko umushumba Imana yaramuhaye ubutware, guhana, gutesha. Niyabona utari mu nzira nziza arabwira ati oya, muri iyi nzira nubwo bimeze gutya, ukagenda neza. Rero ntabwo ari kubw'imbaraga zacu kandi si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Niko Imana yabwiye Zerubabeli muri Zekariya. Ntabwo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Uwo niwe uzadushoboza kugira ngo ni mu Afilipi 4:13 udushoboza kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, hanyuma tukarwana intambara nziza zo gukiranuka. Ibyo nitubikora Imana izadushoboza kandi izatugira neza. Reka dusozereze mu Bakorino ba mbere 16. Bakorino ba mbere 16 umurongo wa 13. Niyo havuze ngo mube maso, mukomere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Mube maso bene data, ndabinginga ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Imana irashaka ko twizera. Nta kindi kizakubashisha gukora imirimo y'Imana usibye kwizera Imana. Mu Baheburayo igice cya 11:6 tavuze gutizera ntabwo anezeza Imana. Nutizera ntabwo uzanezeza Imana. Impamvu ugomba gukomera ugashikama. Ngo kandi mu abagabo nyabagabo mwikomeze. Hanyuma tugomba umukristo ibintu agomba kuba yujuje ni ibintu bitanu. Cya mbere ni amasengesho y'uburyo bwose. Ugomba gusenga mu buryo bwose, ukinginga, ugasaba, ukanashimira. Hari abantu bahora bari muri badashimira. Ubundi umusundwe niho uvuga muri ariko tugomba no gushimira ibyiza bigakora. Ntabwo twagishimiye birana muri kubera Imana, tukanashimira Imana. No gushimira Imana ukavuga uti Mana warakoze, Mana ndagushimiye ko wandinze igihe n'iki ndi mu kaga, Mana nari ndushye, nari ndemerewe, Mana wankuye hanaha, wankuye mu rupfu. Jewe singiza bukenshi ubahangiye abahari bagiranye n'ibyasi byarameze, ariko ntabwo nzapfa nzarama, ngiye nzafashaje n'ukuri uko maze ngene nisinziriye byanyu. Mfite imirimo nagenda nkagaragaza, ariko sindakora. Ntabwo ndakora kuko ngomba gukorera Imana kugeza mu busaza bwanjye, vuga ko Imana yagize neza. Rero ugomba
mu buryo bwose ukinginga, ugasaba, ukanashimira. Imana ikunda n'amashimwe. Hanyuma kandi ugomba gusenga igihe cyose. Ntabwo bivuga ngo tuzasenga ku wa kabiri ariko buri wese ukaba uri gusenga. Waba uri mu rugo, waba uri mu kazi, aho uri wese ukaba uri gusenga. Hanyuma tugasenga ubudasiba. Mu Batesalonike ibice 5:17. Hanyuma tugasenga mu mwuka. Tugomba kwiga gusenga mu mwuka. Utabatizwa mu mwuka wera agomba kuwusaba. Umwuka wera aturira imihigo. Tugasenga mu buryo bw'umwuka. Hanyuma hari n'aho dusenga bamenye ibyo turi kuvuga, ariko ibyo ngibyo byungura twebwe ku giti cyawe. Iyo uvuga indimi ko zibashe kuzisobanura biba byiza. Mu materaniro niba haba uvuze indimi, burya bagomba kuba urizisobanura. Icyo gihe rero ariko uzivuga cyane ubundi kagombye kumushishikisha niba atashoboye kuzisobanura. Kwaba yiyungura ubwe. Ariko mu madini yacu iyo batazivuze ntabwo rirema. Abavuga bakajya ubungu baranazirepeta. Bararepeta bakajya bakagira batabatejwe umwuka wera. Bakajya babivuga bakavuga ariko abantu bigeze bagera ku musaraba. Abo babwiye murabipfa. Jya maso. Umukristo agomba guhora ari maso. Ko ntabwo tumuzi umunsi n'igi. Kuko uyu munsi niba urupfu rutinze, ariko Yesu we ntatinze. Niba uyu yaza cyangwa se n'urupfu rwaza, ibyo byose ugomba guhora uri maso, ugahora wiyeza ku manywa na nijoro. Ikindi ugomba kwihangana kose. Ugomba kwihanganira n'ababi. Bandi bose badashaka ko tugera ku byiza. Abo ngabo nabo tugomba kubihanganira. Mu murimo w'Imana ntukamere nk'abana bavuga, umwana barandebye. Barandebye mama. Abenshi muhara mwarasitaye. Baransitaje. Abenshi nta nzara mukigira. Barabasitaza buri mwanya. Musuzanya mu ijuru nta nzara ukigira ko. Baransitaje. Ibintu byose. Ariko tube abagabo nyabagabo twikomeze. Hanyuma nitwumvira Imana, tukambara intwaro zose z'umwuka wera, Imana izadushyigikira kandi izabana natwe. Mbese nta muntu ukeneye kugira ngo ari urushya ruremerewe, ari ukeneye kugira ngo tumusengere Imana yakira agakiza. Ari urushye rwose niba hari nahaguruke, Imana imwumvishe cyane. Imana imwumvishe cyane. Urushye wese uremerewe nahaguruke rwose. Buriya uri mu ijuru bavugisha impundu. Kubera aba bombi bahagurutse. Kubera Imana. Imana ishimwe cyane. Nta nubwo mvuga byinshi n'abandi bamwe barwaye n'abafite ibibazo. Bishop